Ibihe byiza kuri mwese mwahisemo gukurikirana urubuga rwa kikirwanda.com. Kikirwanda.com ni urubuga nyarwanda rukorera kuri murandasi cyangwa se kuri internet. Kaba ari urubuga ruhuza abantu na serivisi zitandukanye. Muri izo serivisi dutanga harimo kugura, kugurisha, gukodesha, kwamamaza ndetse tukaba twagufasha kumenya amakuru y'ibigezweho ku isoko. Niba ufite ikintu kigurishwa cyangwa se ushaka kugura, wakifashisha urubuga rwacu rwa Kikirwanda. Aha ni ukuvuga ngo dufasha umucuruzi cyangwa se umuguzi mu kugurisha ibintu byinshi bitandukanye, harimo imitungo yimukanwa n'itimukanwa, no kuvuga harimo amamodoka se, inzu ndetse n'ibintu byinshi bitandukanye. Kandi niba ufite ubucuruzi ushaka ko bwamamara cyangwa se umenyekana, tugukorera icyo bita digital marketing twifashishije ikoranabuhanga ndetse n'urubuga rwacu rwa kikirwanda.com n'izindi mbuga za social media zacu, ndetse n'aba agents barenga 10,000 bari hirya no hino mu gihugu hose basobanukiwe ibintu bya digital marketing, bagufasha kwamamaza ibicuruzwa byawe iyo ukorana na Kikirwanda. Ni ukuvuga ngo niba ushaka zimwe muri service navuze haruguru, nta kindi wakora uretse kugana kikirwanda.com. iyo ni website yacu, ni urubuga rwacu wadusangaho tukaguhereza service yari yose aba wifuza, cyangwa se ukadusangaho dukorera Kimironko imbere ya gare, cyangwa se ukaba twandikira ku social media zacu. Duhora duhari kugira ngo tubafashe. Ikindi kugira amakuru yacu agezweho azajya kugeraho ku gihe, wakora subscribe ku YouTube channel yacu, ku social media zacu zose, ugakanda like ndetse ukatubwira no muri comment uko service zacu uzumva, ndetse ukaba sharing inshuti n'abavandimwe kugira ngo nabo service zacu zibanogeye zibagerereho ku gihe. Murakoze cyane.